uzajya kubyara usa nk'iki kintu oya inda ni ibitangaza ese kuki mutwarira Primus ntimutwarire n'urumogi oya gusa bagufunganye n'uruhinja bamufunganye n'inda buri munsi ugomba kukinywa bitatu ku munsi yatari kabisa ahubwo nibaza niba nta ngaruka byagira nyine ku mwana ariko nzaza gukora research rero usanze se yazamugiraho bigenza gute simbizi ukuntu nabigenza siko nagitaretse washize mbona nta mwuka mfite nari guhumeka singize rero kanongeye kuzunguza njya kwicara neza njye nicara meze ngo nicara nabi cyameze ngo niriwe urakoze ntabwo ndi gukumva pe ngewe kandi meze nk'umuntu wapfuye amatwi uvuga cyane ndakuzanira icyo kurya wakuzanye igisheri ngiye njya burusheti itagirenga imwe n'igitoki cyokeje zingaro ngewe urampa zingaro igihe nyuma twariye hano bayita gute inkoro ufite inkoro dushaka inkoro 3 na zingaro imwe nzanire n'imibiri 3 biratwara iminota ingahe iminota 30 ntabwo ari myinshi ntabwo ari myinshi njye naba napfuye iminota 30 ni myinshi rata nese mba mwibariza nta basi nta hantu mufite nk'utugufwa cyangwa imishito ihari iri ahantu hose unzaniye basi mbe nihumuriza nakurebera ntabwo twabura mfasha ndebera tunzanire nta kibazo hanyuma iyo komande tuyishyiraho sawa reka nkubaze utwita abantu bangahe twagira ngo utwita umudugudu inkoro zingaro imibiri ariko se bagende kankirira ko mufite aho nshyira ari nkaho bose bijyahe aha Yesu wanjye reka barambwiye ngo iyo umuntu ariye abyara umwana ubyibushye nose urya kubera ko utwite cyangwa urya kubera ko ari yunda yawusangaho kwa ko nshaka kubyara umwana ubyibushye burushete 7 mutsuko niyenje ese uzi yuko ngo umuntu yabyara anywa teremusi 2 z'igikoma nibuze utwariye nk'amata ugatwarira imbuto iyi ndashobora kuba ari itari yanjye iyi nda ni nk'iyikihe kuko umuntu wose ugutengewe nerinda ubwo cyangwa intanga zanjye zari zirimo byeri nyinshi gutwarira Primus ugatwarira burushete none ukarya 7 reka nirire sha reka nirire narya ndakora iki cyakora yakugize keza ndakugize keza uzambona nimbyara mu mazina ashaka kwita abana banjye nzamuha Gasirino akahe ngunda uzajya binyibutsa nyine nukuri ibintu bitangaza umugore utwite ubwo zijyaye arazisegura uzabureba nawe gufitemo inyungu nubona nabyaye umwana ubyibushye ntabwo bizagushimisha iyo umuntu yari ibi babyita kubyibushya umwana iyo ndoce kora mwana ya munayite yakennye yasara umuntu aguteye ndakennye yasara ko nawe ntukajye ukarabya abandi bagore batwarira ibinonko ngibumba ngibijumba byokeje ariko wanjye ni zingaro ni Primus ni inkoro akabenzi akanahagarike umuntu uko bugezemo ariko mana yanjye uratunzaniye shobora koze cyane n'ukuri Imana iguhe umugisha ubwo rero iminota 30 se ubundi hasigaye nka 25 5 niciyeho umva tubabarire tugire vuba rwose
Nicyo ufite ndaturebe nyereka shiri ntacyo nawe ntugakabye katurebe nta kintu mfite ariko singiyi si imishito banzaniye agusigaye uroga kubera amakariso yageze kwazanye mu kabari gusa ikariso uyibonye isi box asinyibonye hejuru turebe hejuru yewe ndebe uri kunyikuriza bibiki box nari nambaye nijoro igufasha iki se kandi iyo ngiyo nshaka kumva umwuka wawe umwuka wo muri box nimba nasuzemo nibyo mba numva nishakiye uti nibyo mba numva nishakiye wajya ufata izi meshes rero ugatinda ukuntu ejo nakirimo nkazirana umujyi wose none kugashyira ku mazuru sikariyo mba numva nshaka ariyo mba numva nshaka kumva ntabwo nanjye mba nshaka ibintu zimeshe siko mba nshaka kumva umwuka wawe umwuka muri boxer yenda ziragwira ibibazo muri gukurangana box basi ujya ugakuramo ugahishe ukihumuriza nimba kagumura cyangwa kanakunukira numbaze ubundi ugahisha mu ishakoshi birakubangamiye ntabwo bimbangamiye akubasa utwara akameshe ntabwo akamishe mba irimo iki nkashaka njye mba nshaka iyi ngiyi itameshe nese iyi meshe yamarira iki mungaburire ibintera mu nda sasa nkwereke ukora iki ukora iki ngeze isura ibyo bikuneze ariko ukuntu ugahumura neza umva nawe wishira icyo gitiriga yajyana mani karahumura neza oya genda oya mbara wihumurize numve kandi ufite ikibazo ihumurize ikize mani iyi ni ikariso y'inza n'ibintu naramba byambaye noneho mba nshaka kwihumuriza aha ngaha imbere utarakaguriza ukuri kwe ariko nanjye ndi kubona wagira ngo ni ubusazi cyangwa se uyu mwana azankoraho uzabyara umupompisite bike box bazane busheti za dutaha shaka tuzitware muri tekawe n'ubundi agahumura nashaka ko nakabonye yewe ubuzima nabwo ni uburetwa dufite amatsiko y'umwana uzabyara reka mubwize ukuri ruga ntakubeshye pe simubeshye nanjye ibi bintu ntabwo nari nzi ko byambaho najyaga mbyumva abantu babivuga nkagira ngo ni amaka byambaho twarira box icyuya cya boxer boxer gusa si n'imishito n'ibiki aho uzabyara umwana wuzuye cyangwa uzabyara umwana w'inzaga nka Lionel Lionel uramuzi Lionel wo ku gasaraba ntabwo nabyara umwana ufite umutwe ungana kuriya sheri ntabwo kakabye tumwe tutahe bazana ibyo uzana kandi ntabwo ziri hano ngiye kubabwira basiye muri teka tuzitware njye narambiwe hano tuza brushette ngiye kari bubwiye ko njya kukana akabonye turi buzirikomereze mu rugo tukazirira nta kibazo kabisa akumva barawumve nuko oya mvanamira ku mazuru ariko se wajya umfasha kwaneye inda dufatanyije kuki utamfasha nawe guteye dufatanyije wese banze wumve uyatwara amabox ibyo binuza byawe utaha uzajya utwara amakariso yawe wirirwa ubunza umwenda wanjye w'imbere ase kuki nk'abagabo mudatwarira ngo nanjye gitwarira kandi ugenda ugafite mu mufuka njye ntwari natwarira nk'amadolari ngatwarira nk'amafaranga nugira nk'ahantu kagakuramo kabanza ukakihumuriza y'umugore se y'umugabo y'umugore yanjye banze wumva ariko ntabwo arasinezite ntazakira mbabarira ngiye kureba ko basoje dutahe ngiye kureba ko basoje dutahe genda wishyure rero dutahe fanta ntabwo nyine
Ushaka. Ni sangahe? Ntabwo mbizi. Saa 8. Umugore utwite. Ejo ndurareba. Sindi kureba. Bakumenye inzoga? Kubera uranuka. Ushaka. Ngiye kuryama. Icara aho ngaho uvuye he? Gamumara ngiye kuryama. Ese uvuye he? Sindi byo nkubaza ariko nsubize. Ugana nagiye kabisa. Nyine uvuye he? Gusohoka. Wasohokeye he? Mbwate. Agusekeke uri muzima. Umugore w'indi ngana gutyo wajya muri boîte. Mbona afite ibitotsi byinshi cyane. Ko utasinzire muri boîte so waruri. Ntabwo kunsubiza ibyo ndona kubaza. Umugore ungana gutyo ufite indi ngana gutyo wajya muri boîte. Gana kuri numva nshaka boîte cyane umwana yawe yisabye. Umwana wawe gusabye se? Mbaga nishaka. Nshaka hino yawe nayo ni kadengo. Umwana utwite no gusabye kujya muri boîte. Nshaka kumukora boîte. Asikake ko nihangane amapirimusi wirirwa unywa batwariye. Ubu ndihangana n'amaboîte y'iri joro koko. Boîte zangize gutwara iki gutambesha. Ngo sintashye. Harabona Uravugisha ukuri watwariye kujya muri boîte? cyane. Ugafite ibitotsi mbona nanjye kuryama. Ndagusabye mbabarira. Ndamanira. Hari ikibazo? Rebera ukuntu rero wanasinze. Ntabwo nanyweye inzoga. Wanyweye iki se? Ivyo bikunu ko nibikize no niki? Nta nzoga nanyweye. Keke urananiye kabisa. Ibi nzabigira gute koko iyi ndizavuka ntarasaze? Yako kwa mwana wo muri boîte. Kindi umuzamu wawe nujya ugenda kuva uyu munsi ujye utwara urufunguzo nuza wikingurira. Naho uzajya kurara mu ntebe ngiye ngutegereje. Bimuranyumva we mukazizi. Agukonga tugenda. Twin. Sorry kugato. Ndihagurutsa kandi wifata nk'umusinzi ntabwo nasinzi. Ndahaguruka mama dore wamweje. Tugende ndaje. Tugende se? Ndaje. Haguruka uzijye kurya muva hanze aturimo umwana ugusanga muri salon n'uwambaye gutyo. Tazi no kwifunga. Fulena.
umunsi mwiza cyera pe Mafuzo. Funguzo ntabwo sheri. Ese bihe. Asungu ugiye kuko. Uko ngiye kukazona utakeye. Gusa ako kazi n'abakisa akazi ntabwo bakarangije. Ikagira inkuru mama. Ngiye se ndikurira cyankurira abandi. Ikishambwira ni muzamufunguzo b'ingende. Ndo wafunze se ubundi. Si wowe wafunze nijoro tujye kuryama. Ugamwe twiryamira ariko. Wajya uvana hotesi. Niryamire se uzarya umuyaga. Shashe bimbwira abana hano ufunguzo ruri dore amasaha yagiye. Ngambwira ngo turaje mu muhanda use ndaca he. Nikize. Umunsi nagura imigeni. Urashaka nkurikize? Twirirwana. Ntabwo ufite ikibazo. Nta kibazo mfite njye nzaguseshe. Ngo ko ndi kugusaba kwirirwana njyewe ubu ni ibintu bibi. None bacaye. Bacaye. Cyuma nagifunze. Funguzo narubitse. Ngira ufite rwose pe nta wundi muntu wafunze kiriya cyuma. Ariko nanjye nyine ndagushaka. Iyo ujya uvana ngaho hotesi. Ntajiri rwose mbabara nanjye nifi. Sungiye wanyivise. Ase nkubwira ngo ntirwane nawe uzatungwa n'iki se n'inkumiza kwirwanga. Ese naguhaga. Sheri akusubu ngo ukwima imyenda umunota umwe ko kukaza ukaryama ngaha ntago nakore ko kagenda. Ubu nuba wagiye wavugiye. Akindi yawe ni gato. Tumwe nande. Nasuko mbona ibintu byose wabitwariye ntazo ko yakugize. Mu rufunguzo ngende. Hagugize Imana ngenda gutwara abandi baraba. Mu rufunguzo ngende kabisa. Ntarwo ngwamba bari. Kikijya wumva ariko reba hana massage mu rufunguzo ngende sha. Shangwe. Juma gahenge je nabwo gatsinda. Gahenge naguhereza. Nabwo ndi mashini. Mu rufunguzo ngende. Buri kintu cyose gihe umwanya wawe. Umunota umwe. Ndi inkoko so umunota umwe. Hari shoro imwana asanga yavuyemo. Sanga yavuye nta kazi kawe. Ha. Bana mukina n'abana banyu muranzetse. Niba utamushaka kugenda. Ngamufunguzo ngende. Narwo nguha. Ako twita iki? Mwita umwana. Ngwino ariko. Oya. Siko mu rufunguzo ngende. Shangwe no gufungura. Ntabwo mbyemera. Asishe waje. Akusubira waretse ko. Shangwe no mari. Sharuga mbabarira ukabyara mbabarira. Ndagusabye basi. Mfuka mese. Ariko nkubaza uri gaze uri iziko. Ewe ubwo nawe ntaho uki. Ako se akurura ikigwari ubu nuba wagiye. Urugi ndarwica. Urarwicisha. Mu rufunguzo njye mu kazi kabandi. Ngwino kubwira. Okay ngavayo umunota. Ngwimugende kubyumva. Icara hano nkubwira umunota umwe. Amatwe yumva yicaye ni yumva hanaze. Nabanye nakubwira uhagaze. Ngwino. Please mbabarira. Urugi ndarwica. Wamara urufunguzo. Urarwicisha iki? Ha. Ngwino ariko nkubwira. Ase waje. Mu rufunguzo ngende. Ngwino mwibwirira ariko sheri. Ngwino. Niba ushaka kugenda ngwino nkubwire. Ase waje. Ahubwo se kuva. Tanga gahenge. Ntabwo ari umushinga. Sawa ngaho hagarara aho nanjye ndyamye. Naho uri bujye.
akoze ibite byawe umugore nk'ubu wanyirukanye wanizwa n'Imana yawe wenda waza tukajya twirirwa twiryamiye waje basi wowe wicara hano navuze ngo okay ngwino ubwira ijambo rimwe hanyuma ugiye navuze ngo hoya nta kibazo kujya birekanye okay ngaho ngwino ubwira ijambo mugiye ngwino ubwira ijambo mugenda ariko se waje ukareka kuramba ese ibyo uri kugira ni ibiki si umuntu w'umugabo baramwinginga buri kintu cyose ese umuntu w'umugabo bamwingingira kurya ashonje mba nijuse ibyo nshatse bikanangutse neza urufunguzo njye ku kazi ijambo rego babari ese ubu waje amakoze n'amataye ubuzima bitaye kora indi ufite hano nguru singuru gusa n'imikino y'ubukimeze ngwino nyine ndugwe wazanira kablage akira singuru ngwino mereza abana ngwino nduguye asevayo wamurufunguzo akira nyine zana abana ese n'ubwe njye nakura kashide gusa kuba kingende kukwinginga kandi ari mu nyungu zacu ngambweza rero urufunguzo akira akora ugubaga urakagome utwika bashwe nize umeze uteye ariko ndakubona uraryoshye kuri primus yawe Atwite cyaka ke uri umunyamitwe vitamine runa vitamine abyeri ubyataje njye nzi ko inzoga nyine zigira ingaruka ku mwana hano araguye kwigwira ko kareka byarananiye no kubeshya none se ahubwo mbwira Rugaba arakwiye kukabyeri Rugaba ku mwana we nawe ubwiye ati numva ruga iki kintu ndagishaka ndavuga ati ntaribi gusa nta kibazo ndumva nagitwara hahandi nyine wumva ugagara ugahera umwuka ntabwo ibyo bintu babikora njye numvaga ibyo bintu Rugaba atabyemera ntabwo numvaga ibyo bintu Rugaba yabyemera amakuru ufite ubwo se wamukombesite we reka ntabwo sharika kamubwiza ukuri runa njyewe namye ninywera primus yanjye Rugaba anzana mu bintu by'iki ngo byo guki mu by'ubwo nyine nabaye umuntu utari njye ni ukuvuga ngo uri kwitwaza umwana ukamwakaye akabyeri hari ibyo kwarira bya nyabyo ari ibya nyabyo n'ibindi mutuburira kugira ngo nibereho mbere y'iminsi ahubwo ndi kwibaza umunsi nzaba ntatwite kuba ndi kure ukuntu uzahangayika ikintu kuko iki kintu cyo bwaje ariko mbakira pakete kirakwikiye ntabwo guhera aho se we mbwira twisubire boîte ryari ko ruti rubarari weekend rwose ngenda hari ducafuza agafata twigende ababaje Rugaba ndetse n'ibyago akamenya yuko hari ibintu mwirimo namutekeye ntabwo nabona umva yacu umutwe ndakora yinda yayimbyaza itarageze igihe yayimbyaza kuko niba ari ikintu nitwaje inda yabaye inda akantu kose gakomeye ndagatwariye ndashaka ngaho nagiye muri boîte numvaga mbishaka numvaga nkumbuye umwuka wa boîte ngumuki ahubwo nsigaje kumubwira ngo ndumva nararikiye amadolari cyangwa inoti za 5 gusa ahubwo si ibyo ngibyo kuki utarabivuga ibyo ngibyo nibyo akabaye uvuga n'ukuri twe urabona kurarikira amadolari ngo twirire shaho ngo rukura ako kambwira runa hari ubuzima umuntu aba hari kwifunga ku bantu hari ubuzima umuntu aba akeneye no kwenjoyinga ntabwo ari wowe
ntabwo ari wowe ntabwo abizi wenda umunsi nabibyaye sinzi aho nzajya igihora utwite sindi kukugira inama nzajya buri mezi 3 hagiye ngo umuntu abatwita asama inda nyuma y'amezi angahe amezi 3 wabyaye wongeye gusama twita ndahari nzajya mbagura inyuma ndahari none se kavuga undi muti baguma muri ino nzu usinziriye umugabo ni igicucu shite bafite umugabo w'umwana mwiza pe ni imfura y'u Rwanda umwana mwiza uziko nta kintu kimwe bayitayeho oya byari byiza bashaka kumuzajya uri he shyiraho video call wakoze iki nibyo byare oya stay like that toka shitani mu izina rya Yesu uretse kuba nasenga Imana avuga ngo iyi ndara n'umenye nzayitwara amezi 15 ariko igeriyo ngende kukubwira ngo byara wowe uhita utwita ndahari banabonye urwitwazo nanjye ndahari umugabo n'umwana mwiza man ni igicucu nta kintu aba yitayeho aho ngaho bamubwira wimwita igicucu n'uri kudukorera umubi urashaka bajya uri hehe shyiraho tugiye kora ibiki n'ibiki Imana izana n'umuntu umaze kuri iyo nkeke ya video imutembereze atembere babarirana nashaka kumutura ngo ati ndashaka $100 ay $100 $100 ako kamo baba ari ibyo bintu bikora cyangwa $10,000 ariko byaba ari $100 kuko abihiga nashaka cyo gufata tuzatembera imyaka ingahe tutarakena tutarahakubika igende tujye Zanzibar tubuze kuki utarabikora tujye Maldives dukate Maldives aho mana weekend wayiti cyo koze nkambwize ukuri hari ibyo mba mubeshya hari ibyo mba mubwiza ukuri oya keke hari ibyo mba natware nka boxer shayumba nayitware azana no bayo utwarira box nawe ubwo baramutwari ariko ibindi shano inzitwaziye ibye n'urwitwazo boîte n'urwitwazo ibindi bintu babarira n'amafaranga ziwe cause you know dufite ari ahantu Maldives kwati this weekend tugomba no gusohoka apana wenda nta mu mezi kurabizi ko nyine no weekend dufite ngomba kujya muri boîte ya boîte tugomba kuyijyamo aho tuzakesha mugukesha mumbonye se mukamera nk'uko bakora amababa abaye iki aya shira bigeze byiza waje ryari ciye mu gikari izo nzoga mwiteretse zikorera izuba numvaga nkashaka ako mwagiye mu abanyakuri sindukoze iki gusa ibyo mwavuga byose muzi ko ntabumvaga wowe urandaza amajoro ugiye mu mabuwate yawe no kwirirwa ujya kunywa inzoga ngira ngo ni ukubera ko utwite wabitwariye kumbe ni kamere yawe uri kuyihaza irari ryawe ese noneho umaze icyo udashobora kugira umuntu inama sinde wabivuze ntumbaye n'ikigoryi njye nta kintu nakoze pe se niba yagashakaga kandi nibona twite umugore muzima ufite inda igeze ku mazuru urajya muri boîte ubeshyabeshya kumbe no kugira ngo ari imico yawe runambira mu rugo nizenge muziki mu kandi udashobora kumugira inama none se koko niba yashakaga akabyiniro ari kumubuza icyo usigaye ibya boîte byo bije biteze boîte umwana aba yumva yishaka utwite sireye kwini uzabyara ikihe umwana ushaka boîte ubone nuwahe runambira mu rugo twubaha nta nama nzima ngubonyeho mvira mu rugo wagira umuntu wagiye kunsuzuguza gusuzuguza gute se nkuraramari cyangwa umuntu udashobora kugira inama uramutse umbwiye ko ushaka ikintu nakubangamira izo boîte ujya mumbwiye ko uzishaka cyangwa uyikumbuye nakubuza kujyayo kuki ukorera ku binyuma njye urandaza ijoro ndyamye ahangaha ngutegereje kumbe wigiriye guhaza umutima wawe nkagira ngo ni ibindi bintu bisanzwe
Suwe ngo ndabaza utwite koroyiro utwite iki gituma umera gutyo? Sinzi umugambira wumvisha umuntu watwariye ikintu. Ako se ujye wavuga ubizi ko ntakumvaga. Box ndabyemera no gutwarira. Imyenda yanjye n'ibiki byose byo no kubitwarira. Ibi bipiri munsi bigenda za boîte witwaje inda nyine umpindura inzangato. Bambeshe. Nimba utaranahinduka nakwihanganira. Nagutegereza. Nimba ari ibintu gikunze byo mu bukumi bwawe nagutegereza, ntabwo umuntu ahinduka umunsi umwe. Ariko rero kubakira ku kinyoma twazabita. Wimururaho umunwa. Dumbwiza ukuri umbwira ati mugabo wanjye njyewe rwose nkunda agapirimusi. Nkunda akayoga. Sinzakubangamira kukanywa igihe utaragira imbaraga zo kukareka. Nzaguha uruhushya, nzaguha n'amafaranga ugenda ukagure. Nzanaguherekeza. Kugeza igihe nawe ugurije imbaraga zo kumva ko icyo nakunda udakwiye kugikora. Uri kunyumva? Ariko wijya kubeshya umbeshe ngo watwariye buwate. Twagira ngo twita umudije cyangwa twita umucuranzi w'igisobe. Ako sinkavuye mu mvugo n'ihore. Bavuga ibintu bitubaka se. Sirugaye ko nakoze amakosa wambabarira. Nusubiterwa n'icyo twatubwize n'ukuri. Wijya kunywa ikintu wihishe ujya kubebera. Sibyo? Byo sisura umujyi urimo unywa siki. Mbwira ati iki kintu njyewe ndagikunda nguhura ubushya ngo n'uburenganzira. Ukeje ushobora kumbesha mu kantu gato ngo twahurirayo ugasanga turaserere turarwanye cyangwa dupfa ibindi bintu. Ngaho rero iga kuba umunyakuri. Ndaza kwikosora. Icyo ni cyangwa uri kumva? Cya gatatu. Waragitwariye? Kize? Kandi wavuze ko utagitwariye ahubwo uratwariye box. Hakorwa n'ukuri nanjye yagiye nkumva ndagishaka pe sinkubeshye. Ibyo rero nibyo manshaka. Tujye tubwizanya ukuri. Wibaho unyereka ko uri marayika kandi ufite indi shusho yawe. Jya unyereka ishusho yawe, sibyo? Itari nziza dufatane kuyihindura. Uranyumva? Tugende mu nzu. Aho ndebe ngwikurira umwana akakurusha kurakara. Ubu urarakaye kandi kuko ubwiza ukuri. Ntabwo ushaka ibinyoma. Wirakara. Ngo narakaye. Jya umbwiza ukuri. Shina gusabye imbabazi ariko rwose n'ukuri Imana mbabarije. Ntabwo bizongera. Nuko hari igihe nari numva hari ibintu bishakira nshaka. Ariko nyine nkatinya kubikubwira kuko numva byakubangamira. Nta byambangamiye w'ikimbanga no gukora ibintu wabimishe. Jya umbwira ikintu tukigeho inama tugifataho umwanzuro. Sibyo? N'uruno rwawe nihangane. Ziko tarakaye. Kaza nchichira. Wayazana ikirere. Yahita ivamo. Ahita ivamo.